Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Igitondo cyiza, duhawe kongera gutangira igitondo, kugaruka kandi kuri uyu munsi wa mbere, kuri iki gitondo, gutangira icyumweru, kubyuka amahoro, guhagarara. Turabishimira Imana, ni ubuntu. Reka dusenge. Elishadayi, turagushimiye. Iyo uvuze ngo umuntu abeho, abaho. Iyo uvuze ngo byemere, biremera. Iyo uvuze ngo ibintu bihinduke, birahinduka. Dushyize izina ryawe hejuru, tubyutse turi bazima. Amahoro yawe, ubuntu, ineza yawe, ni wowe utanga umunsi n'ubuntu bwo kubaho. Ni wowe utanga ubuzima n'imbaraga. Ni wowe ugira neza, tukagumya gukomera, tukagumya kugushima, tukagumya kubona amasezerano. Erega iyo tukiriho tuba turi abakandida ku masezerano. Erega iyo tugihumeka biba bigishoboka. Ni wowe ubiduha, ni wowe ubikoze. Muri iki gitondo, kuri uyu munsi, turaguhimbaje. Ubu buntu tugiriye turabigushimiye. Izi mbabazi utugiriye turazigushimiye Mwami. Nushimwe kubw'ubuzima dufite, nushimwe kubw'ineza yawe itagereranywa, nushimwe Gitare. Habwa icyubahiro Mwami ko tukiriho. Habwa icyubahiro Mwami ko tubeshejeho. Habwa icyubahiro Mwami ko ukinguye ibyari ijoro, umwijima, tukabona umucyo, tukabona ubundi buntu, amanywa yitangaza. Turagushimiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Niwe wavuze ngo ijoro ribeho, uravuga ngo amanywa nabeho. Ni ubuntu, niwe wabiremye. Ushyiraho igihe cyo kuruhuka, ushyiraho n'igihe cyo gukora. Turagushimiye Mwami, kare wowe ubisikanya amanywa n'ijoro. Uyu munsi ukaba uduhaye kugaruka ku manywa kandi kongera kubona umunsi. Haleluya, izina ryawe ryubahwe. Uyu munsi uduhaye tukunezeze. Uyu munsi uduhaye tuguhesha icyubahiro. Uyu munsi uduhaye ukorane natwe, tuwushyize mu biganza byawe. Uyu munsi uduhaye uvugane natwe. Uyu munsi uduhaye tukubone. Uyu munsi uduhaye turushaho kukwiringira. Uyu munsi uduhaye tugendere mu mbabazi zawe. Uyu munsi uduhaye ubuntu bwawe butwomeho. Uyu munsi uduhaye Mwami, ushimwe ku bwawo, ushimwe ku bw'abacu, ushimwe ku byo waduhaye byose. Kuri uyu munsi, desiziyo zawe wadesize ku buzima bwacu, imyanzuro wafashe ku buzima bwacu ngo tubeho, tugubwe neza, tunezerwe. Urakoze Mwami. Icyo duheje nikitava ku Mana cyose, ibitari mu mugambi wawe biburizwemo, ibidashohojwe nawe ibyo biveho mu izina rya Yesu. Ahubwo icyo wategetse ngo kibeho aba ari cyo kibaho gusa, none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Imana ishimwe kubw'ubuntu bwo kubaho. Reka dusome ijambo twirirwana uyu munsi, ni Yesaya 30 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19. Haravuga igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko agirira kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe. Yego, kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera. Hahirwa abamutegereza bose. Kuko abantu bazatura i Siyoni h'i Yerusalemu. Ntuzongera kurira, ntazabura kukugirira neza numutakira. Nakumva azagusubiza. Amen, amen. Igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe. Uko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera. Hahirwa abamutegereza bose. Kuko abantu bazatura i Siyoni h'i Yerusalemu. Ntuzongera kurira, ntazabura kukugirira neza n'umutakira. Nakumva azagusubiza. Amen. Imana yacu ishimwe. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo atugirire neza. Aka kantu kanejeje. Niba Uwiteka yihangana, natwe reka twihangane. Reka twihangane, gutabarwa kurahari. Hari umuririmbyi uvuga ngo wihangane, imbere hari ibisubizo. Reka twihangane, hari Imana igira neza. Kwihangana, niba Uwiteka yihangana kugira ngo atugirire neza, Uwiteka akatwihanganira, Uwiteka akadutegereza, akavuga ati uyu mwana wanjye ndamuzi, mu kanya ari bukizwe, mu kanya ari buze gusenga, nubwo biri kumunanira, mu kanya ari bubihindure, mu kanya ari bwibuke imbabazi namugiriye. Uwiteka akatwihanganira.
kugira ngo atugirire neza. Muri uko kutwihanganira kandi si uko bifitiye Uwiteka umumaro, oya, ni twebwe n'ubundi bigirira inyungu, kugira ngo atugirire neza. Ngo aratwihanganira akadutegereza, aratwihanganira. Haleluya. Ngo kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe. Haleluya. Imana ishimwe kubw'ibambe atugirira ibambe ryinshi. Imana ni Imana y'urukundo, iratwihanganira ikatugirira ibambe, ngo kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera. Haleluya. Naho abantu baturega ibirego bingana bite ku Mana, ahubwo baba bari kudusunikira ku Mana. Naho abantu batuvuga ibingana gute ku Mana, ntugire ubwoba, ahubwo baba bari kutwegereza Imana. Numvise abantu bavanga abantu ngo basengera abantu ngo ibintu bitari byo. Uwiteka we si nk'abantu ngo ahubuke, Uwiteka ntareba nk'abantu. Naramukunze cyane. Umunsi umwe abantu barahagurutse bajya kurega Sodoma, baravuga ati Sodoma ibyaho birananiranye, kandi koko ibyaha Sodoma bari babirimo. Sodomu haba Sodomu imbere y'Imana, mu matwi y'Imana. Ngo ariko Uwiteka umunsi umwe aravuga ngo reka njye kureba ibirego barega Sodomu ko ari byo. Ngo ibintu by'Isodomu bikomeje kuba byinshi mu matwi yanyu, ngo ibirego by'Isodomu bikomeje kuba byinshi. Mu by'ukuri abantu baregaga Isodomu ntibahabeshyeraga, birimo muri Bibiliya. Imana ubwayo irimanukira yohereza abamarayika. Uko niko natwe ibyo baduteranyaho ku Mana byose, Imana yo ntabwo ipfa guhubuka. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko ari Imana ica imanza zitabera. Ni Imana ibanza kugenzura, ikareba ko ibyo bavuga ari byo, ikareba ko kuguteranya ari byo, ikareba ko ibyo byose bazamukana imbere yayo ari byo. Imana ikabanza igasuzuma, igaca urubanza, kandi ngo ntica imanza zitabera. Ntago abera Uwiteka aca imanza zitabera. Ntago abera, ntago arya ruswa Uwiteka we, hoya. Abantu barya ruswa, abantu bavuga ibyo bishakiye kuko ari abantu, ariko Uwiteka we ni umucamanza w'ukuri, ni umucamanza. Muri we Uwiteka akozwe mu kuri, ni Imana y'ukuri, kutavanze kudacagase. Ngo kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera. Haleluya. Ngo nuko iby'Isodomu basanga ko ibirego byaha ari byo, nuko araharimbura. Turashima Imana ibanza kuza gusuzuma, turashima Imana ibanza iza kureba. Iki gitondo duhagarare tuzi ngo Imana n'umucamanza utabera. Imana ni Imana. Naho abantu bakora iki, naho isi yahaguruka, naho byose byahaguruka, ariko uvuge ngo Uwiteka ni umucamanza, ngo Uwiteka umucamanza utabera. Cyane iyo tubonyeho amaraso ya Yesu Kristo, byose birahanagurika. Ntugire ubwoba, singira ubwoba. Hariho umucamanza uca imanza zitabera. Hariho Imana itwihanganira. Hariho ibambe ry'Imana iki gitondo. Imana itugirira ibambe. Uyu munsi tugendere muri iryo bambe. Uyu munsi twumve ko hari Imana itugirira neza, iracyateza amaboko ku bwacu. Ngo hahirwa abamutegereza bose, hahirwa abategereza Imana. Ese dutegereje Imana? Ese turindiriye Imana? Ese twizeye Imana? Ese duhagaze mu Mana? Ese turi kumva Imana? Haleluya. Haleluya. Ngo kuko abantu bazatura i Siyoni h'i Yerusalemu, ntuzongera kurira, ntazabura kukugirira neza. Uyu munsi tuvuge ngo Uwiteka ntazabura kutugirira neza, kubera ko hariho ibambe ryinshi, kubera ko Uwiteka we anyihanganira. Uvuge ngo kubera ko Uwiteka anyihanganiye, kubera ko Uwiteka ambereye maso, kubera ko Uwiteka ari kuncira urubanza ruzima, ngo Uwiteka nkaba nkimutegereje. Haleluya. Ngo ntago nzongera kurira, kuko ndamutegereje. Ni umwami utabeshya, ni umucamanza w'ukuri. Bongere bature ngo ntago azabura kungirira neza. Uko byagenda gute? Kuko ari we ntakira, ntatakira bene wacu, kuko ari we ntakira. Nabo nabatakira, ariko hari bene wacu bashobora no kubyemera ntibabikora, cyangwa se nabo bakananirwa. Ariko hariho Uwiteka ushobora ibintu byose, ingoma ye ntihinduka. Hariho Uwiteka we utareba nk'abandi, ahubwo wareba nk'Imana, ngo ntazabura
kungirira neza, azatugirira neza nitumutakira ngo natwumva kandi azadusubiza. Ni Imana yumva gusenga, ni Imana. Hahirwa abamutegereje. Iki gitondo ndakubaza ngo utegereje nde? Utegereje Imana cyangwa utegereje so wanyu? Utegereje Imana cyangwa utegereje abandi bantu? Utegereje Imana cyangwa utegereje ibindi? Oya, tegereza Imana. Iyavuganye natwe niyo kwizerwa. Tuzi abantu benshi bavuganye n'Imana, Imana irabasubiza. Tuzi abantu benshi bategereje Imana, Imana irabiyereka. Barihangana barayitegereza, baricara barayitegereza, baragumya gusenga ntibacogora, barasenga, bararindira. Uyu munsi bakaba bafite amashimwe ko ari Imana ari umucamanza w'ukuri. Reka tumutegereze. Imana ko itugirira ibambe, reka tuyitegereze. Imana ko yihangana kugira ngo itugirire neza, reka tuyigumeho, tuyirindire. Iki gitondo ubwire umutima wawe ngo umbwire umutima wanjye, nanjye umutima wanjye humura, ntabwo uzongera kurira, kubera Uwiteka ngo amatwi y'Uwiteka ari ku byo basaba, ngo ku byo abakiranutsi basaba. Haleluya! Niba Imana data twumva, turahirwa kuko dutegereje Imana ishobora byose. Ni Imana idatinda, ni Imana ishyiraho ibitari biriho, ni Imana irema, ni Imana izura, ni Imana isubiza abamutakira bose. Uwiteka arabasubiza. Haleluya! ngo ntabwo uzongera kurira ibyo byakurizaga. Uyu munsi wandike ngo Uwiteka ntabwo nzongera kurira kubera ko mutegereje. Mu gihe cyo gutegereza ntibyoroshye, ariko hariho Imana ivuganye natwe ngo ntabwo izabura kutatugirira neza. Hariho Imana. Mu gihe cyo gutegereza reka tugire ibyiringiro. Mu gihe cyo gutegereza reka duhanga amaso Imana. Mu gihe cyo gutegereza reka tugumye turirimbe. Mu gihe cyo gutegereza reka tuzamure amashimwe, ahubwo twibuke ibyo yadukoreye, maze bihagurutse Uwiteka muri iki gihe cyo gutegereza. Amen. Turagushimiye Papa kutwihanganira twebwe abari kure, turi hirya y'iyo masezerano, ariko ukatwihanganira ukatwigiza mu masezerano kugira ngo tugirire neza. Nitwe bifitiye inyungu kugira ngo Mwami izina ryawe ryamamare mu ibambe ryawe, ukaba utugirira ibambe umunsi ku munsi. N'uyu munsi ukaba wongeye kutugirira ibambe, kandi Mwami turagushimira ko uca imanza zitabera, ukaba wongeye kutuburanira, ukaba wongeye kutuburana ukadutsindira. n'igorogota Yesu yaradutsindiye. Uyu mwanya Mwami turagutegereje. Ndagushimiye Papa, ndagushimiye ko abagutegereza batazakorwa n'isoni. Turi muri abo bagutegereje. Haleluya! Wavuze ngo bose hahirwa abagutegereza. Turagutegereje ku manywa Mana, turagutegereje nijoro, turagutegereje mu buzima bwacu, kuko ari wowe utuza Isiyoni, ari wowe utabara, ari wowe umara amarira, ari wowe ugira neza bugacya bukira. Kubwo abagutakira ari wowe wumva gusenga, kandi ari wowe usubiza. Abantu bakumvira umuntu ubuza kubera ko ari abantu, atari n'ubugome kubera ko batabishobora. Abantu hari aho bananirwa, isi hari aho ntibikunda, ariko wowe witwa El Shaddai, Imana ishobora byose. Ndagushimiye Mwami. Iki gitondo ari igitondo cyo gukira imiborogo n'amarira. Iki ari igitondo cyo kugirirwa neza nawe. Iki ari igitondo cyo kugumya kugutegereza. Utubwiye ngo nitugumye dufate mu kwizera, dufate ingabo yo kwizera, dufate ingabo y'ibyiringiro, dufate ingabo dukomeze tugutegereze Mwami. Haleluya! Urakoze Yesu, izina ryawe ni ryiza, kandi turagushima ko wamanuye neza ku buzima bwacu. Urakoze Yesu ko turi buyigenderemo, urakoze Yesu ko turi buyirirwemo, urakoze Yesu ko duciriye imanza nziza. Urakoze Yesu, shimwa. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezeri.